Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nizere ko mukomeye kandi muguwe neza. Natwe turaho turakomeye, turashima Imana. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde kandi barengere, ibimane kandi ibahagarareho. Muri aka kanya rero nifuje gusuhuza abo mu Rwanda, nkasuhuza abo mu bihugu by'abaturanye. Abantu mwese aho mugenda mukurikirana ibiganiro na filime bigenda binyura kuri Mama Sharirene official, uko bigenda bihanyura byinshi kandi bitandukanye. Turabashuhuje, turabakunda kandi n'Imana irabakunda. Muri aka kanya n'ubundi ndashaka yuko tureba ijambo ry'Imana. Intego y'ijambo ndashaka kubwira abantu ko nta masengesho ashobora gutebutsa isaha y'Imana. Nifuzaga ko naka kantu mukamenya, kuko abantu benshi amasengesho bakunda gusenga nayo gutebutsa isaha y'Imana, kandi naho wagira gute nta sengesho rishobora gutuma gahunda y'Imana ihinduka na rimwe. Kubera yuko ibintu byose Imana ikora ni byiza. Tugiye kureba rero mu mubwiriza ibice 8 umurongo waho wa 6. Umubwiriza ibice 8 umurongo wa 6 aravuga ngo kuko ikintu cyose kigira igihe cyacyo n'urubanza gicirwa, kandi imibabaro y'umuntu iramuvuna kuko atazi ibizaba. Ninde wabasha kumubwira uko bizamera? Kuko ikintu cyose kigira igihe cyacyo n'urubanza kizacirwa. Kuko ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ndifuza abantu benshi bajya bavunwa. Uyu ni umubwiriza. Umubwiriza, iki gitabo cy'umubwiriza kibamo amagambo y'ubwenge menshi. Ibintu byose bishobora kugucanga ushaka kubisoma hano mu mubwiriza ukagira ikintu ukuramo. Kandi burya nta kibazo na kimwe ushobora gusanga muri bibi, nta kibazo na kimwe ushaka kugira ngo ukenere kumenya igisubizo cyacyo muri Bibiliya ukiburi. Ushaka kuyoberwa aho byanditse, ariko ibintu byose Bibiliya yarabivuze. Ndashaka kugira ngo ngire inama abantu nanabahugure. Amasengesho menshi mukunda gusenga nayo gutebutsa isaha y'Imana, ku buryo rimwe na rimwe iyo muyasenze ntihagire igikoreka mukunda gucika intege. Turashaka kureba ngo ikintu kishobora kugutera gusenga ni iki, kugira ngo n'amasengesho uzasenga atazakubera umuzigo cyangwa wicuze icyatumye uyasenga. Nifuje kubaganirira abantu basenga, kuko ibintu mbabwira nanjye nuko nabyibonyeho. Mbona yuko ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, kandi nta kintu Imana ishobora gukora isaha yayo n'icyo yateguye kitaragera. Ibyo bintu dukwiye kubimenya, kandi nitubimenya bizatugirira umumaro. No mu masengesho tugiye gusenga tuzamenya ngo noneho tugiye gusengera iki, ku buryo uzajya usenga amasengesho akuruhije anakuvunnye, ariko ukayavamo uticujije, Imana ikaguha n'umugisha. Ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ndashaka tuganire ngo nta masengesho ashobora kwimura umunsi w'Uwiteka. Nta masengesho ashobora kurogoya umugambi w'Imana. Nta masengesho ashobora gutebutsa isaha y'Imana yo kugutabariraho. Nta masengesho ashobora kuvuguruza umugambi w'Imana yakuvuzeho. Nimba Imana ivuga ngo uyu muntu ndashaka kumwigisha kwizera, ntabwo Imana ishobora kunyuzamo kabiri uwo mugambi ngo noneho ihita ibivamo ngo kubera yo wasenze. Rero ndashaka kukubwira ngo nta masengesho ushobora gusenga ashobora gutebutsa isaha y'Imana. Abantu benshi iyo turimo gusenga tuba turi kubwira Imana ngo nigire ibyidukuriraho. Nkwibutse ko ikibazo unyuramo ari ryo shuri Imana ibiri kukwigisha. Nimba ushaka kuva kugira ngo Imana igukure aho yagushyize, nuko amanota Imana iba yarateguye uwawe waramaze kuyuzuza. Nimba Imana yaragukuye ku kazi, rero reka nkubwire, ikavuga iti ndashaka kumugaburira adakora, kugira ngo abimenye, hato ntazamuha akazi agakora akavuga ko atunzwe na diplome ye. Kuko ibintu byose Imana ibishaka yuko tuyubaha. Ntabwo ibishaka ko umushoferi ari mu muhanda yirata ko afite perime ndetse afite n'uburambe mu gutwarira mu muhanda gusa. Imana ibishaka ko umenya ko iba yanagufashije kugenda mu muhanda. Iyo utabimenye rero ko Imana ari yibasha kugufasha vora ugatwara ntukora impanuka, ukavuga ngo uyu muhanda ngugenzemo imyaka 30 basha,
hari igihe rwose uba ugenda neza ukagenderwa nabi n'abandi, hanyuma ikakubarura nyine ukugura ikagukuraho, nibura ukareka ubwo bunajyuwa cyangwa ukajya kuryama mu bitaro amezi 6 ukazavamo uvuga uti buryo ndi mu muhanda. Ni Imana indinda, ntago ndindwa nuko mfite perime nakoreye ntigeze nyugura. Imana ibiri kutwigisha kuyitondera no kwitondera amategeko yayo. Nukuri nta masengesho ushobora gusenga ngo akureho umugambi w'Imana, nicyo yagambiriye kuri wowe. Imana iyo kugize umushomeri ibigira ngo ikwigisha ukuntu umuntu abaho, kandi akabaho nta kazi agira, ndetse akabaho neza akarusha n'abagafite. Kuko ibyo bintu kugira ngo umuntu yumve ko Imana ishobora kumutunga adakora, izo kode abantu benshi murazigira. Deja niyo umuntu avuze ngo Imana iramutunze, mubigiraho ikibazo mukavuga ngo amarokore ninjije. Iyo guhamagaye rero ikagukuraho akazi, ikakwicaza, hanyuma ikagutungira mu mbaraga zayo zikomeye, uhakura isomo rivuga ngo Imana ishobora byose, ikihesha icyubahiro ahantu iri. Imana iyo igutindije mu bukumi kandi uri inkumi nziza, ni ukuri hari abakobwa beza agira imyaka 40 nta nuramubaza ngo mwaramutse, ariko ukabona basura mbaye abakobwa batari beza bari kugucaho bakora ubukwe buri munsi. Imana ibigira ngo ikubwire ngo ntago kubaho ari ubwiza, nta niterambere ubwiza bwakumarira, njyewe Uwiteka ntabigizemo uruhare. Iyo ugiye gushaka ntago ugenda uvuga ngo bashatse kuko ndi icyuki. Iyo ubaze imyaka 40 uhita ubona ko ubwiza bwawe atari bwo bwakoze, uravuga utahubwo Uwiteka niwe twajyanye. Ibintu byinshi rero by'ibigeragezo bitubaho nibyo kutwigisha kugira ngo tumenye Imana. Rero nta masengesho wasenga utaramenya Imana ngo igukure mu kibazo kandi hari impamvu yakigushyizeho. Impamvu dutinda mu kigeragezo ni iyihe? Impamvu dutinda mu kigeragezo, ushobora gutinda mu kigeragezo kuko utize neza, ushobora gutinda mu kigeragezo kuko Imana nibona kutindamo nabyo bihesha iki? Bihesha icyubahiro. Nta masengesho rero wasenga yatuma isaha y'Imana itebuka. Mbwira abantu basengera ibyifuzo by'abandi, mbwira abantu basenga amasengesho y'uburyo bwose, nujya gusenga ntugakureho ibigeragezo ujya kuvunikira ubusa. Mana nkura mu bukode, hari itariki ntarengwa ugomba kuviramo mu bukode, kandi hari amanota y'ubukode ugomba kuba warakwishe. Iyo umuntu ari mu bukode abashaka kujya mu mbaraga, ariko burya hari ishuri ugomba kwiga ry'ubukodesha. Yego ukagera mu nzu, wamara kwigeramo amezi 3 cyangwa 5 watanze yabashizemo bagahita bayuriza. Nimba yarinze ikodeshwa 200 bati na 25, nimba ari 25 akakubwira ko ari 300, utayatanga akakubwira ati ugende ujye gushaka indi. Hoye babanze bakunnyohageza, ariko ninaguhi yawe kandi ukiga no kubibamo, ninaguhi yawe kugira ngo uzabiha agaciro. Ibintu byose ni amashuri. Ndashaka kukubwira ngo kuba wateshwa umutwe na ba nyiri ibyondo, kandi batesha umutwe ndabigutuye uzabimbaze. Batesha umutwe inzu yose winjiyemo usanga ifite ikibazo cyayo cy'umwihariko. Hanyuma ibigira ngo Imana uzayiha agaciro, umunsi yagize gute? Yaguhaye yawe inzu, burya iba yakwigishije. Kuko arakubwira ati nutimuka nani nimba wumva utayampa wimuke. Wareba amezi umaze wishyuye 5 no kwimuka ukuntu bivuna, ukihangana ukamuha 300 imibare yawe ikabirapfuye. Niko bigomba kugenda. Ntabwo ushobora gusenga amasengesho ngo akwimure mu bukode ahita akubakira inzu. Burya Imana ibikora kuko isaha yabyo yageze gute? Isaha yabyo yageze. Ushobora kuvuga ngo nukubera iki nasengeye ku misozi itandukanye nkasenga amasengesho menshi ariko iki kibazo ntigikemuke. Ntabwo ikibazo gishobora gukemuka kuko hari impamvu. None se umunyeshuri ko atsindwa agasibira, yakongera agasibira agatsindwa agasibira. Umuntu se ko arata diploma kongera agasibira akajya kuyishaka, kuki se batamugirira impuhwe ngo asibiye cyane reka bayimuhera ubuntu? Gahunda ni ukuyikorera hanyuma akazimuka afite diplome ye. Iyo umunyeshuri adafite amanota yo kwimuka baramusibiza. Nta kindi gituma umunyeshuri asibira nuko batarize neza nyine.
kandi ari igihe atiga neza kubera impamvu zitamuturutseho. Ariko ibyo ngibyo ntiwabivuga, gahunda no kugira diplome yawe wakoreye. Nta masengesho ushobora gusenga gukura mu kibazo, ntazagira abagushuka. Niwumva umuntu aje kuri kamera ngo yasenze ay'iminsi 40 Imana iramutabara, ntago iyo minsi 40 ari yaba yarasenze yonyine. Mbere y'ayo masengesho abafite andi yasenze, aba yarasenze y'umunsi umwe, aba yarasenze kanze nkubwire. Imana ijya kunyiriza abana, nasenze amasengesho ntigeze nsenga mu buzima bwanjye. Nahereye ku masengesho y'iminsi 3 nyavuyemo, hatarashira icyumweru mpita ninjira mu y'irindwi. Mvuye mu masengesho y'iminsi 7 mpita ninjira mu minsi 12. Mvuye mu minsi 12 kandi nabikoraga byegeranye. Mvuye mu minsi 12 ninjira mu minsi 15. Hose nagendaga nyasenga mu buryo butandukanye. Ay'iminsi 3 nayasengeye mu mazi, ay'ibiri nyasengera mu myobo. Hanyuma y'iminsi 7 nayasengeye mu bitare, nyasengera mu mashyamba, nyasengera mu mazi, ahantu hatandukanye iminsi 7. Cyokora ndangije iminsi 7 hari icyo Imana yakoze ku mwana wanjye mukuru. Hanyuma nahishe se ninjira mu masengesho y'iminsi 12. Amasengesho y'iminsi 12 nafataga isaha ya saa 1 z'ijoro, nkageza saa 2 ndi kugenda mu muhanda. Nkagenda mu muhanda, mu mihanda yo ku Ruyenzi. Nkaturuka ku muhanda wo mu Rugazi, nkageza ahantu hari urusengero rw'abagatulika. Nkakata munsi y'urusengero, nkongera nkagaruka ndimo ndasenga. Nkasenga iyo saha yose nkayizenguruka ndi gusenga ngenda. Nkasenga ngenda, nambaraga ibintu bituma abantu batari bumenye yuko ari ngewe. Ubundi nkasenga, nagize n'amahirwe nta matara bari bahazana. Nkasenga ubundi bikanananira, nkarira amarira kaza, nkaririra mu gapfukamunwa buriya nako kadukingiye byinshi, no mu ngofero nabaga namanuye nta wambona n'umutandiyo nitandiye. Senga amasengesho y'iminsi 12. Nyavuyemo rero senga y'iminsi 15. Ay'iminsi 15 rero nayakoraga ngenda mu misozi. Nkava nkajya kuri uyu musozi, nkava nkajya kuri uyu musozi, iminsi 15 irashira. Ese kuki aho hose Imana itantabaye? Ntago yumvaga. Isaha yo kuntabara yari itaragera. Nabwiraga Imana ikise ngo Mana mpimbaraga, undinde kwiyahura nk'uko babipanze abadayimoni, kandi izina ryawe ntiritukwe ku bwanjye, kandi uzandinde gucogora ngo ibyigisho ndeka kubisohora, ujye umpa imbaraga zo gukomeza gukora umurimo wawe. Kandi nkayibwira ngo iby'abagome n'abagambanye n'inkozi z'ibibi, iby'abapfumu n'abarozi n'abashitsi bashaka imigambi yabo iburizwemo, nkajya neutraliza abadayimoni b'uburyo bwose. Kuki batahise bakira uwo munsi? Ayo masengesho nyarangije iminsi 15, nahise nsenga amasengesho y'iminsi 31. Mpera ku itariki ya mbere zo kwa 4 ngeza ku ya mbere zo kwa 5 muri uyu mwaka tukicayemo. Hanyuma kuri 5 nibwo Imana yahise intabara ku cyifuzo nari ifite. None se mvuge ngo iyo minsi 5 nasenze nibwo Imana yanyumvise? Nandi masengesho Imana yari yumvise, ahubwo itariki y'Imana yahise ihuza n'uwo munsi. Umuntu ajya gusenga azingo ikintu asabye Imana irahita ikimusubiza. Reka nkubwize ukuri, niyo udepoje mu murenge uricara ukarindira igisubizo. Hari ubwo wivumbura se kuri mudugudu? Ko ntarabona wivumbura kuri mudugudu? Ariko se koko wowe muyobozi kubera ikinirwa ngushaka? Uzi ko hari umuyobozi ushaka ukamushaka inkweto igahengama, kandi muturanye mu mudugudu ntumubone, ariko ntiwivumbura nejo uragaruka. Iyo ushaka gitifu ukamubura, ushobora kuza ugasanga yagiye mu nama, ushobora kuza ugasanga hari kesi yavutse itunguranye, ntimubarindira se? Wanadepoza bakagutereraho kashe ko bakira urupapuro rwawe, hanyuma ukagira n'ikindi gihe cyo kuzamutegereza. None si umuntu ari gukorera provisoire arivumbura, uzinjya kuyikorera? Naragenda akora ubwa mbere, mpita nongera ndiyandikisha kuko nakoraga kuri news, nakoraga kuri machine ako kanya, bagahita baguha igisubizo. Ndatsindwa mpita nongera ndiyandikisha ako kanya, ndatsindwa mpita nongera niyandikisha ako kanya, ariko ubwa gatatu mba ndayitahanye. Wivumbura ku nkono ukarara utariye. Yo nivumbura kuri provisoire, ubu ntayo mba mfite, ariko narakomeje ndatitiriza. Ujya kubona umugabo waratitirije, ujya kubona umugore waratitirije, ujya Dubai waratitirije. Mwagiye kwaka banke sibyo? Mwaka inguzanyo, murarangura murahomba.
ko mutabiretse ntimwongeye mukarangura? None se ko mwashatse abagabo bikanga ntimwashatse abandi bagore? None se iyo umuntu ahinze akarumbya ahita yivumbura ku murima? Urakomeza ugahinga igihe kikazagera ugasarura. Hanyuma ndashaka kubwira abantu ngo nimumenye ko amasengesho musenga atajya yimura isaha y'Imana, kandi ibyo bintu ntibizongere kugucumuza. Ntibizongere kugucumuza ngo uvuge ngo igihe cyose senze, imyaka yose maze. Warasenze ariko rindira. Iyo wagiye kudepoza se ibyangombwa by'ubutaka ngo baguhindurire, urarindira bakazaguhamagara, rimwe na rimwe bakabyibagirwa, cyangwa dosiye yawe ntibayibone barayishyize mu bindi bipapuro. Wagenda ngo harya urinde, hari aho ugera hari abakobwa hari abakobwa bazi yuko intebe bicayeho ari nta wundi wayicaraho. Handi hari imigirigiri y'abasore ugenda akakureba atya, harya urinde, urajya kumurega se ngo yatinze kugusubiza? Uramurega hese? Ariko rero nanone nibyo kwicara tukavuga ko ntaho tuzabarega, nabyo uwo mucucike, kuko aho bagomba kuregwa harahari. Mujye mureba za nimero ziba zanditse ku nzugi, zimwe bandikaho ngo nibaguha serivisi itanoze uze guhamagara kuri izi nomero. Nabyo uwo muco ugomba gucika ngo namurega hehe, kuki se ntaho wamurega? Ntago inzego ziri muri iki gihugu zirangirira ku muntu umwe, buri kibazo cyose hari ahantu kigomba gukemukira. Ubwo bujiji nabwo mubuvemo nimukemera kurengana, kuko hari uwakurenganura buryo, kandi umuntu ntakakwifatire. Ntago imiryango yose ingana, nta nubwo icyubahiro cy'abantu kingana. Izira nimero nta kindi baba barabikoreye. Hanyuma nkuko rero ubuzima umuntu abasha gutegereza, umuhinzi agahinga ariko agategereza ko azasarura, bizaba ari nako no mu buzima bw'abantu tugomba kwihangana tugategereza, kandi ukamenya ko nta kintu wakora kugira ngo wimure isaha y'Imana. Twige kwihangana, amasengesho dusenga ntago ajya atebutse isaha y'Imana. Icyo cyo narakibonye. Nusenga ujye usenga Imana kugira ngo iguhe imbaraga uzasohoke mu kibazo, umusatsi wo ku mutwe wawe ucyuzuye, ntazagire n'agasatsi ko ku mutwe wawe gapfuka, kandi muri urwo rugamba ntuzandavure. Ngewe impamvu nanasabaga Imana imbaraga cyane nuko abantu bose, ahari umuntu wenda uhamagara uti byarakomeye bimeze gutya, akakubwira ati reka ubwo bugoryi ijyana umwana kwa muganga, kandi wasanga muganga ari kukoherezaho niba abantu bavura ibintu aba yabitongereye, yahamagaye abazimu n'abadayimoni bahehe. Ibaza umuntu w'umurokore ujya mu bapfumu, ukabura umuntu uguhaye ibirayi ariko akaguhaye kujyana mu bapfumu. Nicyo nkundira shitani, iyo ushaka kumukorera gutera n'inkunga. Ndashaka rero gusoza mbwira abantu ngo rwose amasengesho uri gusenga ntago azimura isaha y'Imana. Senga Imana iguha imbaraga kugira ngo izagutabara utandavuye, izakuvane mu busore utandavuye, ikuvane mu bukumi utandavuye, izakuvane mu bukene utandavuye, ikuvane mu kibazo urimo utandavuye. Hanyuma uzave mu itanura umeze nka Sadurakasha, ufite ubuhamya. Imana igushyigikire, Imana ikugirire neza. Ni ukuri ntuzasebe kandi ntuzarutange. Abadayimoni ntibazabona inkuru kuri wowe, kandi ntuzahinduka amenyo y'abasetsi ndetse n'abashinyaguzi. Mureke dusenge. Mana nyir'ukuboko kwiza gukomeye, Imana ifite isi n'ijuru mu biganza byayo, Imana ifata ibitariho bikabaho, Imana ifata ubusa bugahinduka ikintu, Imana itarabumbwe n'amaboko y'abantu, Imana yisanzeho, Imana ifite kwica no gukiza, Imana ishyira hasi ndetse igashyira hejuru, Imana ifite imbabazi n'imbaraga, Imana yambaye icyubahiro ndetse no gukomera. Ndaguhamagaye cyane aka kanya, izina ryawe ni umunara muremure abakiranutsi bahungiraho bagakira. Ndasenze kugira ngo wamamare ku badukurikiranye, izina ryawe nirigere kure ku bakuzi. Haleluya. Imirimo y'amaboko yawe nikorerwe hagati muri ubu bwoko buri kunkurikirana, kandi imbaraga zawe zikomeye nizihesha icyubahiro kuba mwamenyanye. Amina. Kugira neza kw'Imana ni kugote buri muntu aka kanya ukurikiranye ubu butumwa, kandi umucyo wawe mwiza nubamurikire mu nzira banyuramo. Hinduka uw'imbaraga n'agaciro ku buzima bwabo wahamagaye papa.
maze iri jambo rigira imbaraga aho rinyura hose rishyigikirwa n'imbaraga zawe zikomeye, kandi inyungu yawe igaragare kubwira ijambo n'izi nyigisho n'imuguro, kugira neza kw'Imana ni kwamamare, kugere mu bazungu n'abirabura, abakuru n'abato, aba mu mujyi n'abo mu cyaro, abize n'abatarize, abakomeye n'aboroshye, buri wese amenye ko uri Imana ifite ibisubizo n'ibibazo mu biganza byayo. Hanyuma wururukire kugira neza abadukurikiranye, abababaye ubahe guhumurizwa, abari mu bibazo ubatabare, iyi neza yawe igere ku bagowe n'abafite akaga n'intambara zitandukanye. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Nimukomeze mukoreshe ya kuri iki kiganiro, mukore comment, abatarakora subscribe namwe muyikore, mukomeze mukurikirane inkuru, inyigisho, ubujyanama, ijambo ry'Imana, filime n'ibindi bintu bitandukanye. Imana ibahe umugisha.